amafaranga ari netre, ni umuterankunga w'uri w'imbere. Dufite abantu yambara uruhu rw'intama hirya bikaba nta buhamya. Yosuwa igice cya mbere haravuga ngo ibiri mu gitabo cy'amategeko uzabihoremo ku manywa na nijoro, nibwo ibyawe bizagenda neza ukagira amahirwe. Nari umurokore mwiza useka ari uko yibagiwe. Nari nzi ko kuba umurokore mwiza ari ukudaseka. Turiho turaganira ku kurangiza neza. Nafashemwe abantu babiri barangije neza, nibo tugiye kuganiraho. Uwa gatatu araba Kanoni. Reka dusome urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo, ibice 4 umurongo wa 7 kugeza ku murongo wa 8. Tuzaguma turivugeho n'abandi bazankurikira n'abandi namwe mwese. Ni ijambo rikwiriye kuvugwa muri iki gihe. Urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo, ibice 4 umurongo wa 7 haravuga ngo nagwanye intambara nziza, narangije urugendo, narinze ibyo kwizerwa, ibisigaye mbikiwe ikamba ryo gukiranuka iryo umwami wacu umucamanza utabera azampa kuri ujya munsi. Nyamara singe yenyine, ahubwo nabakunze kuzaboneka kwe bose. Amen. Ntabwo ndi buvuge kuri buri jambo, ndashaka gukora resume no muri byinshi Pawulo yakoze. Iyo tuvuga kurangiza neza, imbaraga zo kurangiza neza ziva mu gutangira neza. Ikintu kimwe navuga kuri Pawulo cya mbere, yahuye na Yesu by'ukuri. Ntabwo yinjiye idini, ahubwo yavuye mu idini ajya muri Yesu. Gukomera kw'inzu biterwa n'urufatiro uko yubatse. Gukizwa nabi bitera umwaku. Gukizwa neza bizana umugisha w'iteka ryose. Urufatiro rufite ico ruvuze. Nagira ngo muri uko gusezera Kanoni wacu ujye wibaza ngo nahuye na Yesu koko cyangwa ninjiye itorero gusa. Nusanga utarahuye na Yesu, bikubera igihe cyo gukosora urufatiro rwawe. Ushake Yesu ku giti cyawe, uzabugize neza. Wahita umbaza ngo uyu muntu akijwe neza bibwirwa n'iki? Yesu yavuze ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. Ibihamya ni bitatu: umwuka, amazi n'amaraso. Ibyo bitatu mvuze iyo umwana avutse biragaragara. Yesu yabwiye Nikodemu ngo utabyabona umwuka n'amazi ntashobora kuba umwana w'Imana. Pawulo ikintu cya mbere tumwigiraho mu kugira ngo tuvuge ko yasoje neza nuko yatangiye neza. Hari bihamya ko yahuye na Yesu by'ukuri. Iyo nari kuba mfite nk'umwanya urenze uwo mfite, nari guhita mpera ku murongo, buri wese akajya tubwira iminota 5 ya nyuma ahura na Yesu ukuntu byamugendekeye. Wihanye useka, wihanye urira, niki wahishuriwe? Icya kabiri twakwiga kuri Pawulo ni uguhinduka ku ngeso. Muribuka ko mu Bagalatiya 5:16-19 yavuze imirimo ya kamere. Ageze kuri 22 avuga imbuto z'umwuka. Yatangiye avuga ngo nshaka gukora icyiza, ikibi kikantanga imbere. Ariko yageze igihe aravuga ngo sinjye ukiriho, ni Kristo aba muri njye. Napfanye nawe, nzukana nawe. Arangije aravuga ngo n'umubiri we arawukoresha uburetwa kugira ngo niyigisha abandi atagaragara atemewe. Umva bavandimwe twahuriye i Remera, guhinduka birashoboka. Ni ukuri koze. Ingeso zikigutsinda, hari abandi bazitsinze kandi imbaraga zabafashije, nawe zagufasha. Guhinduka ni ikintu cy'ingenzi. Abantu benshi barakijijwe, baratsindishirizwa, hanyuma guhinduka ku ngeso barabikwepa kuko birababaza.
kugomwa kamere ibyo yashakaga bisaba nyene ngo wemere gupfana nawe. Yesu rero yatanze ubuhamya busobanutse, aravuga ngo akabuto iyo kataguye mu butaka ngo kemere gupfa gakomeza kuba kari konyene, ariko iyo kemeye kujya mu butaka kera izindi mbuto nyinshi. Izi mbuto zose bari kuvuga umushumba Yeze, hari urugendo yakoze rwo gupfana na Yesu no kuzukana nawe. Guhinduka birashoboka. Hari umupasiteri twakoranye yarambwiye ngo pasiteri, ngo ngewe ngo nagiraga inyota imeze nk'ipasi, ngo ari kubunywa amazi nkanyugwa, kuva nuzuye umwuka bare Yesu yarambohoye. Abantu barangije kudekarara ngo byarananiye, ngo ngewe nariyakiriye byarananiye, naje kukubwira ko guhinduka bishoboka. Icya gatatu navuga kuri Paulo yakoreye Imana mu mpano ye n'umuhamagaro we. Yakoreye Imana mu mpano ye n'umuhamagaro we, hanyuma arenga ibikuta by'amoko n'idini, akorera Imana mu buryo bwagutse. Rimwe na rimwe hari igihe iyo dukorera Imana ariko tukaba dufite, wana abayuda bari bazi ko nta wundi muntu ukizwa usibye abayuda bonyine. Paulo ahamagarirwa mu banyamahanga, byamufashe igihe kinini aho azamukiye Yerusalemu kwisobanura. Muribuka Petero amusanze mu banyamahanga, ukuntu yagiye byaramuvunye. Nagira ngo nkubaze, waba warasobanukiwe ico waremewe, wamenye impano yawe n'umuhamagaro wawe? Ibi umuryango uvukamo bakagombye kugufasha kubimenya, ariko naba ataragize ayo mahirwe mu muryango, uyu muryango witwa itorero na mahirwe ya kabiri. Ni byiza kumenya ngo ndinde, naremewe iki, niye mpano mfite, nuwe muhamagaro wanjye, nihe nkwiye kubikoresha. Icya gatatu, icya kane navuga kuri Paulo, yari yarasobanukiwe, yakoreye Imana umurimo w'umumisiyoneri. Yari yarasobanukiwe ijambo rivuga ngo nimugende, Matayo 28. Ikintu gitangaje, wareba amasitati y'amatorero n'amaministeri yose ashingiye kuri Matayo 28, 19 na 20, ariko ukazasanga nta hamwe bagiye, byibuze bataragiye muri koridoro hafi yabo. Amatorero dufite uko angana mu gihugu, bose bamenye guhagarara, bamenye nimugende, twahindura u Rwanda kuba paradizo. Gusa twanyuranyije na nimugende, turavuga ngo nimudusanga aho turi. Ntabwo umutima ari uwa Yesu. Umutima wa Yesu nimugende, musanga abantu aho bari. Ikindi cya gatanu navuga kuri Paulo ntibyabaye kwigisha gusa, yasize yanditse. Inzandiko ze, zaba izo yanditse mu buryo bw'igitabo, zaba izo yandikiye inshuti ze, ziracadufasha kugera uyu munsi. Ntabwo mfite kuri kanoni, ndaza kubigarukaho kuko yaranditse. Icya gatandatu, Paulo ni umuntu yubatse ubusabane bwe n'Imana. Ibintu Paulo yigishaga ntabwo byavuye muri teolojiya yize gusa, ahubwo yamaze igihe nyuma yuko Yesu amwiyeretse, yafashe igihe cyo gusenga ahitwa ku Murani, ni mu butayu buri haruguru y'inyanja y'umunyu. Afata igihe kinini asenga, avuga ku igaburo gera mu Bakorinto. Yaravuze ngo ico nahishuriwe n'umwami, ico nahawe n'umwami kumenya, nico nababwiye nanjye. Haje ibyo twigisha nibiva mu bwenge gusa, cyangwa twakagombye kuba dufite yishurirwa riva ku Mana. Ubusabane ni ikintu kiya kingora kuvugaho, kubera ko abantu dukomokaho bari barubatse ubusabane bukomeye n'Imana. Reka ntangemo ingero nke. Enoki yagendanye n'Imana imyaka 300, Imana ifata umwanzuro wo kumutwara mu ijuru adapfuye.
muziki Imana yari ikoze, yari yivuguruje kuco yavuze. Yaravuze ngo umuntu akoze icyaha gupfa ko azapfa, ariko kuko ari umuntu yubatse ubusabane akaba inshuti yayo magara, umutwara mu ijuru adapfuye. Nowa yagendanye n'Imana, imuhishura ibintu bisigaje imyaka 120 bikaba, iramubwira ngo nabaze inkuge. Aburahamu Imana yigeze kuvuga ngo natinyuka nte kurimbura Sodomu ntabwiye inshuti yanjye magara Aburahamu. Ibazaho umuntu ahinduka umujyanama yihariye mu bwami bw'Imana, mu gihe twebwe kubera ubusabane buke twizerera ibirari byo mu ruhengeri n'inzu yo kubamo n'imodoka ngo wakomeye. Yego ko bari barubatse ubusabane. Yesaya yahanuye ibintu bisigaje imyaka 600 ngo bibe. Mariya yabyaye nta mugabo. Yosuwa yahagaritse umuzenguruko w'isi aravuga ngo zuba hagararaho nawo kwezi hagararaho nihora abanzi banjye. Hajya twebwe twizeye iki? Mukurikije intege nke dufite nk'itorero, nuwuhe murage tuzaha bazadukomokaho? Mu gihe ibyo twizera bigaruka kubishira ibintu by'akanya gato. Kimwe mu bintu dukwiye kubaka n'ubusabane bwacu n'Imana. Wari uzi ko wasabanye n'Imana ishobora gutangirana nawe ikintu kitari bwabe ku isi? Ishobora kukuvugaho ikintu itavuze ku muryango wanyu. Abenshi barahamya ko umugisha bafite atari umuvukanano uva mu kubana n'Imana. Cyakarindwi navuga kuri Paulo, n'umuntu yari afite determination ku buryo yemeye kurengana ku bwa Kristo. Umunsi umwe yarirase, muzabisoma, iyo nsomye amagambo ubwoba buranyica. Yaravuze ngo ndirata gukubitwa, ubwato bwamenekeye mu nyanja, akaga natewe na bene data. Yirata inshuro bamuteye amabuye, arirata aravuga ngo arumva byishimiye kuko yafatanije na Kristo umusaraba. Ageze ku byo twebwe twirata, kujya kurongora, kubaka n'ibindi, aravuga ngo bitekereza nk'amase. None twebwe uwagize amase menshi niwe bari umugabo. Ku bwa Kristo yemeye kurengana. Yari azi icyo agwanira, yari afite intego. Satani atinya umuntu uzi ahava n'ahaye, azi icyo agwanira. Ikindi twakwigira kuri Paulo, ni umuntu yahesheje agaciro ubuntu twagiriwe. Niwe usobanura neza ubuntu twagiriwe, niwe usobanura neza agakiza icyo bivuze ku munyamahanga. Yahesheje agaciro ubuntu twagiriwe muri Kristo Yesu. Hanyuma ikindi, yadefanze ubukristo. Yadefanze ubukristo ahera hasi mu Bayuda n'abandi bantu agera kwa Kaisari. Hari nubwo yari afite amahirwe yo kutirwa agera iyo yose, akavuga toya ndashaka kugerayo mbonane n'umwami, mburanira imbere ye, hanyuma mpamye ibyo nemera. Hari abantu badashobora guhagarara ngo bahamye impamvu y'ibyiringiro byabo. Ikindi twakwigira kuri Paulo, yari umuntu ufite imirimo nk'iyo turangije kureba hano. Yita ku bakene. Ni Yerusalemu bashonje, yasonzoranije impiya ajya kugaburira abantu b'i Yerusalemu. Kwizera kutagira imirimo kuba gupfuye. Umwanya tumara tumanitse amaboko mu rusengero dusaba Imana umugisha, iyo ari nawo twamara dukorera umugisha tuba dufite mwinshi. Abantu benshi bazi gusengera umugisha, gusaba Imana umugisha, ariko ntibazi gukorera, gutanga, kuzana umugisha kuruta guhabwa. Gutanga ni kamere y'Imana, guhabwa ni kamere y'abantu. Dukwiye kugira umutima nk'uw'Imana. Hanyuma ikindi twakwigira kuri Paulo, nk'umuntu yarangije neza, yabaye umutoza w'abandi. Muzi uko yabanye na Timoteyo na Tito, yamaze imyaka 2
muri Efeso, yigisha ku manywa na nijoro, urugo ku rugo. Hari abantu benshi bafite impano badafite uwo bazasigira. Igifaransa n'icyongereza uzi, ubumenyi Imana yaguhaye kuba ufite, nupfa ukabipfana uzaba upfanye ideni. Ku myaka 33 Yesu yaravuze ngo ibyo gucungura abantu ndabirangije, ushaka wese naza. Paulo yasoje avuga ngo meze nk'ibisukwa ku gicaniro, soje urugendo rwa nyamahoro, nta deni mfitiye isi. Umutima wanjye nibaza ko mpamiriza ko Kanoni nta deni ari mwiremera kabisa. Erega Remera turayize ejo bundi, Remera ndayizi gose, ndayizi isa kwa kundi namwe muzi. Hanyuma ikindi twakwigira kuri Paulo, reka ngaruka inyuma ho gato kugusiga gutoza abandi. Hari umumama mperuka kubona ahantu hamwe mu ntara yankoze ku mutima. Azi kuboha imipira na koroshe, noneho arakuze, ari mu kiruko cy'izabukuru. Yaravuze ngo ko ngiye gupfa, iyi mpano sinayikoresha kubw'inyungu z'ubwami bw'Imana. Ahita ahamagara abakobwa babyariye iwabo muri uwo murenge atuyemo, abazaniwe mu rugo, arabatekera, abigisha kuboha imipira na koroshe. Niwo muntu batirisha abantu benshi bavuye mu rugo. Hari abantu Imana yicuza kubera ubwenge yabahaye n'umutungo yabahaye n'imbaraga yabahaye, kuko bidafite ico bimaze mu bwami bw'Imana. Ikindi twavuga kuri Paulo ni ugupfa ku by'isi. Yaravuze ngo isi ngo yireba ibambye, ngo nayo ikamubona abambye. Tuvuze ko Kanoni adakunda iby'isi, ubanza nta waduhakanya. Ikindi, Paulo ni umuntu yahishuriwe Kristo nk'umwami w'ubuzima bwe. Yahishuriwe Kristo nk'umwami w'ubuzima bwe. Kuko inavuze aka kantu, ni ukubera ko abakristo benshi bakiriye Kristo nk'umukiza kuko baje baremerewe n'ibyaha, ariko ntibamugize umwami w'ubuzima bwabo. Niyo mpamvu ubukristo buhoramwe imiraba idasobanutse. Yesu akwiye kuba umwami w'ubuzima bwo mu mutwe n'imitekerereze yawe. Yesu akwiye kuba umwami w'uburyo uhitamo inshuti. Yesu akwiye kuba umwami w'ingingo zawe zose. Yesu akwiye kuba umwami w'ejo hazaza. Yesu akwiye kuba umwami w'uburyo ukoresha amarangamutima yawe. Yesu akwiye kuba umwami w'uburyo ukontorora umujinya wawe. Yesu akwiye kuba umwami wo gukorera Imana no kuramya Imana kwawe. Hari abantu tubona mu rusengero tukagira ngo ni ugukunda Imana, niho gusa yiyumva neza. Yarenze uriya muryango agahinda ke arongera akagasubirana. Yesu akwiye kuba umwami w'ubuzima bwacu bwose. Paulo ari mu bantu basoje neza, kubera ko ubuhamya yatanze, yavuze ngo nagwanye intambara nziza, narangije urugendo, narinze ibyo kwizerwa, ibisigaye mbikiwe ikamba ryo gukiranuka iry'umwami wacu umucamanza utabera. Azampa kuri ujya munsi, nyamara singe yenyene ahubwo n'abakunze kuzaboneka kwe bose. Ndashaka kuvuga undi yitwa Danieli. Danieli, reka muvugeho ibintu bike. Icyambere yari afite inkomoko. Hari umumama yavuze ngo yashaka kuvuga umuvugo mama wa Kanoni ahari, kugira inkomoko nziza ntako bisa. Ntako bisa. Muzi ikintu kibishe ku isi ni ukubona umurokore uvuga indimi mu rusengero, hanze y'urusengero ukamuburaho indangagaciro. Ukabona mu rusengero araramya, ariko hirya nta ndangagaciro agira. Danieli igice cya mbere umurongo wa 3 n'uwa 4
haravuga ngo nuko umwami ategeka Ashipenazi umutware w'inkoneze kuzana abana b'abasore bamwe bo mu Bisirayeli bo mu muryango w'umwami, ikindi n'ab'imfura batagira inenge, ahubwo b'abanyaburanga, b'abahanga mu by'ubwenge bwose, bajijuka mu byo kumenya, b'ingenzuzi mu bwenge, kandi batinyuka guhagarara mu nzu y'umwami kugira ngo abigishe ubwenge bw'abakarudaya n'ururimi rwabo. Mu gihe cyo kwa Pawulo nabyise gukizwa, ariko nanone dushobora no kongeraho indangagaciro. Daniel yari afite inkomoko. Icya kabiri, Daniel yagambiriye kutiyanduza. Igice cya 1:8. Murebe hano mbabwira akantu ntimuzakibagirwe. Daniel yari umunyagano nta nubwo ari umukozi wo mu rugo, ni umuntu afata ntaburanwe, ni umuntu utagira agaciro habe na kamwe. Ugize amahirwe yo gusangira n'umwami ku meza. Daniel ahageze asanga ibiryo byaho babiterekereza ibigirwamana, ahishurirwa ko kitari cyo gihe cyo kurya. Hanyuma ahitamwo gusaba amazi n'ibishimbo n'imboga. Ikintu gitangaje, nyuma y'iminsi babagerageje ngo basanze akubye abasangiye n'umwami ubwenge inshuro 10. Faveri ntiva mu byo wariye. Niba agaciro kawe ukarebera mu modoka ugendamwo n'inzubamo, uraciriritse. Agaciro ntabwo kava muri ibi, kava mu mubano umuntu agirana n'Imana. Hanyuma bariga, barajya, urumva bari bafite n'ikirarane cy'inzara. Basoje kwiga umwami ararota, abura umuntu bisobanura. Aravuga ati abantu bose bariye minervare ya leta, mushaka inkota bapfe. Baravuga ati yego gupfa turabyemera, ariko ntabwo dupfa twenyene, turapfana na Daniel. Mwibuke ko biganye ariko batasangiye. Daniel aravuga ati mva rero sinumvi impamvu hacitse igikuba, ni mu mpigihe subiraho nabaga ngende nje gusenga. Asenze Imana ibimuhishurira byose uko byakabaye. Abwira umwami inzozi, akirubwe akizana babandi. Erega dufite abantu bagendera ku bandi. Numubwira ngo abantu bose ingabo z'umwami zose siko ari intwari. Hanyuma muzi ikintu cyabaye uwo munsi, bamugira uwa gatatu mu bihugu 127. Igihe cyo kujya nticyari kigeze. Hari abantu babibonye bashonje, bajya ibiribwa n'ibitaribwa. Ariko abantu b'Imana bamenye igihe cyo kujya, bamenye igihe cyo kuvuga, bamenye igihe cyo guseka, bamenye uko bitwara mu gihe. Igihe kigasiga kitabahemuje, batagize ubuhamya bubi. Kutiyanduza, kugambirira kutiyanduza ni ikintu cy'ingenzi. Ikindi, Daniel yarasengaga. Umunsi wa mbere numvishe ngo Kanoni yasenze 40. Naje kumureba kugira ngo ndebe niba kiri umuntu. Daniel yarasengaga. Nasomye Bibiliya, nta mpano yo gusenga ibaho. Gusenga ni itegeko. Ahantu hose havuga gusenga bakoresheje imperatif. Musenge mutajya mu mosha, musengesha umwuka iteka, musenge ubudasiba. Gusenga ntabwo dukwiye kubibingingira, ni ubuzima nk'ukwifiba mu mazi. Ikindi, gusenga ni inyungu zawe. Iyo umuntu asenga neza nta nubwo ahungabana, kubera ko ibyakaguhungabanyije urabisohora ukabibwira Yesu. Gusenga ni terapi. Gusenga ni ubuzima, Daniel yarasengaga. N'igihe bamugambanira nta kintu cyahatari yakoze, ngo yabigenje nk'uko asanzwe abikora.
aragenda akinga amadirisha, asenga gatatu ku munsi. Muzi abantu benshi igihe basenga iyo bagize ibyago, basenga ari uko bagize ibibazo gusa. Ntuzashakishwe Imana n'ibibazo, uzayishake kuko uyikunda, wubase ubushuti kuri yo. Hanyuma mu bihe by'ibibazo izakurengera kuko muri inshuti. Daniel yarasengaga. Hanyuma icya kane navuga kuri Daniel, yari umunyabwenge. Yari umunyabwenge. Reka ngifatanye n'icya gatanu kivuga ukuntu yabaye ku ngoma nyinshi kandi hose akabinyangamugayo. Iyo usomye Daniel ibice 5 umurongo wa 11 kugeza ku murongo wa 12, haravuga ngo kuko mu gihugu cyawe harimo umugabo urimo umwuka w'Imana zera, ndetse ku ngoma ya so yabonekagwamo n'umuco no kwitegereza n'ubwenge buhwanye n'ubwenge bw'Imana. Kandi so umwami Nebukadinezari yamugize umutware w'abakonikoni n'abapfumu n'abakarudaya n'abacunyi, kuko muri uwo mugabo Daniel uwo mwami yahimbye Beluteshazari habonetsemwo umwuka mwiza no kwitegereza, yashobora gusobanura inzozi no guhishura ibihishwe no guhangura ibyananiranye. Nuko nibahamagare Daniel azasobanura impamvu yabyo. Muzi ibintu byananiranye bitegereje abantu babihangura. Ninde azirukana ibiyobyabwenge mu rubyiruko? Ninde azagabanya ubusinzi mu bantu bari hanze? Ninde muntu yiteguye gukura abantu bakora uburaya mu muhanda? Ninde azagabanya inda zidateganyijwe mu rubyiruko? Dukeneye ba Daniel benshi bashobora guhangura ibyananiranye, bafite umwuka w'Imana, bafite umutima ukwigwamwo abandi. Cya gatandatu kuri Daniel, yari umuhanuzi utita ku cyubahiro cy'umuntu. Yashobora kuvugisha ukuri atitaye ku ngaruka byamugiraho, agahagarara mu kuri. Ikindi, Daniel yari azi ibyanditswe kugira ngo amenye ko igihe cyo kuva mu bunyage kigeze. Yasomye mu gitabo. Arabantu batunze Bibiliya y'Icyongereza n'Igifaransa n'Igiswahili, indimi zose yumva, akaba yifite no muri telefone atajya arebamo, kiretse wabikinamwo comedy byo wabireba. Yesu yaravuze ngo umwuka azabibutsa ibyo nababwiye. Yosuwa igice cya mbere haravuga ngo ibiri mu gitabo cy'amategeko uzabihoremo ku manywa na nijoro, nibwo ibyawe bizagenda neza ukagira amahirwe. Niba ushaka kugira amahirwe mu buzima, ukwiye kwita ku byanditswe. Mu Bakolosayi 3 baravuga ngo ijambo rya Kristo ribe muri mwe rigwiriye kandi rifite ubwenge bwose. Iyo winjije content nzima itsikamira ibindi bitari bizima bikurimo, hanyuma ukarota neza. Ariko iyo wiriwe winjiza ibintu bitari byiza, no kurota nabi. Mu minsi ishize nari ahantu, hanyuma umuntu azagusuhuza ku modoka, inyuma haturuka imodoka, abona igiye kumutwara, igiye kumugonga. Hanyuma ariyamira avuga ngo Yesu wambambi w'Igorogota. Ndavuga wow. Undi ahita avuga ngo data yambyaye, yamaye inka ndapfu. Reflex ugira iyo ugize ibyago bigaragaza uwo muri inshuti. Yesu ukwiye kumukundisha umutima wose n'ubwenge bwose n'imbaraga zose, habe no mu nzozi. Nurota igitero cy'abadayimoni ugakanguka utokesha uvuga mu ndimi umeze neza, kubera ko Yesu muri inshuti. Hanyuma ikindi, Daniel yari umuntu udahindagurika. Yari umukiranutsi mu buzima bwe bwa buri munsi. Ikintu gitangaje rero, yageze ku ntego yo gutahana Abisirayeli. We ntiyatashe imva yiri Bagdad kuko yari afite imyaka nka 96, ariko yageze ku ntego yo gutahana Abisirayeli. Nyakubahwa mushumba, intego tuzageraho nuko ububyutse buzaza mu itorero rya Kristo mu Rwanda.
njya nsenga nkabwira Imana ngo izampa amahirwe mbere y'uko mpfa nzabibone. Nicyo kintu numva kinezeza, ibindi byose biraho kuri ngewe bifite agaciro katari kenshi. Umunsi nzabona ububyutse mu itorero, umunsi nzabona ibihome by'amadini bisenyuka abantu bakaba umwe, igihe nzabona urukundo rwa bene data mu bizera, igihe nzabona abantu basenga ku manywa na nijoro, igihe nzabona abamisiyoneri bahaguruka bajyana ubutumwa bwiza Somalia, nzavuga ko twageze ku ntego. Imana izampe kubibona mbere y'uko mpfa. Ndashaka kuvuga kuri Kanoni gatoya, ndashaka kumuvugaho ibintu bikeya. Icya mbere, arakijijwe. Imyaka mike tumaranye yanyereye imbuto z'abarokore. Arakijijwe. Ikindi kintu navuga ni umuntu ufite ubuhamya bwiza. Dufite abantu bazi kuvuga, ariko hirya yo kuvuga ubuhamya ni ikibazo. Turashimira Imana ko yaduhaye umushumba ushobora kurinda ubuhamya. Babwire ikintu gikomeye, iyo bupfuye ntiweditinga. Umunsi umwe nagiye kuri polisi, hari dokima nashakaga, barambaza gukora ikintu, ndi umupasiteri. Ngo ibyo ngo ntibitangaje, ngo na hano inyuma ngo hafungiye Pastor Manyanga. Dufite abantu yambara uruhu rw'intama, hirya bikaba nta buhamya. Uzaharanire ku kiguzi cyose, kuco byagusaba cyose, uzarinda ubuhamya bwawe. Icya gatatu muziho ni umushumba. Abo yashumbye bavuge ngo amen. Nanjye aranshumbye, ni umushumba. Icya kane ni umubyeyi. Dufite abantu bashumba neza ariko batari ababyeyi. Eli yazize ikintu kimwe, yari umutambyi mwiza ariko atari umubyeyi mwiza. Icya gatanu ni umunyamasengesho. Kandi ndatekereza ko mu byo yadutoje i Remera gusenga birimo. Muzakomerezaho. Hanyuma buri mutima uhinduka igicaniro, buri rugo ruhinduka igicaniro, buri kazi ukora aho ukora hahinduka igicaniro, igihugu cyacu gihinduka igicaniro. Icya gatandatu ni umuntu uciye bugufi. Ubuntu yagiriwe, ubwenge Imana yamuhaye, iby'Imana yamukoresheje. Imana ishimwe ko yaduhaye urugero mu guca bugufi. Uzikura n'umuntu ufite imfunguzo mu ntoke z'imodoka na telefone, akagusuza afite iseseme, ukabona afite iseseme rwose ngo yagize amafaranga. Iyo angahe se? Amafaranga rinetre ni umuterankunga w'uri w'imbere. Icya karindwi niwe mushumba nabonye abwiriza ubutumwa bwuzuye mu mwuka, mu bugingo no mu mubiri. Ntabwo yabyibuka ariko umutima wanjye ubizi neza, birasa nkaho byabaye ejo. Nari umurokore mwiza ariko useka ari uko yibagiwe. Nari nzi ko kuba umurokore mwiza ari ukudaseka, ariko bari abaterankunga b'ibikomere byanjye. Akora hano hirya aho yabanje gukora mbere yuko yemera kuba umushumba, nagiye mu nyigisho z'isanamitima iwe, hanyuma bavuga ku bikomere. Sanga nkwiye kwakira Yesu nk'umukiza w'ibikomere byanjye. Kuva uwo munsi ntangira guseka.
rata mushumba waranyubakiye kubera ko twabanye n'umukobwa ari Bucura aseka kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru, ngewe nseka ku mibare. Hanyuma twarazanye muri izo nyigisho sinzabyibagirwa, none nsigaye nseka. Abantu benshi batwigishije umwuka utambaye umubiri, ariko i Remera twagize amahirwe yo kubona ubutumwa bwiza bwuzuye, kiretse wizize gusa, ariko hano twahaboneye indyo yuzuye. No mu buzima busanzwe abantu benshi barira kuzuza inda, ntabwo barya indyo. Ashobora kurya umuceri wonyine utagira imboga akagira ngo yariye. Turashima Imana kwiremera, Imana yaduhaye indyo yuzuye. Hanyuma ikindi ni ukwita ku bakene. Niwe mushumba wa mbere numvisha avuga ngo nta mpfubyi y'Iremera izabura uko yiga. Kuva 2012 natangiye gukora ivugabutumwa rikoreshejwe itangazamakuru. Nigeze gukora inkuru imwe mbishaka, nyura mu matorero akomeye hano mu mujyi wa Kigali, nkajya mbabaza bije yabo, nkarebaho rubrike ebyiri, rubrike y'abakene n'iyivugabutumwa. Natangajwe no kubona itorero ryinjije miliyoni 600 ku mwaka, nta n'igiceri bahaye umukene. Nabibonye iyo nkuru narayikoze, nkibaza niba tudashigikira ivugabutumwa ntitwite ku bakene, kandi itorero rizima rigita ku mfubyi n'abapfakazi, turiho turakora iki? Turamushimira ko yatubereye urugero rwiza. Ntabwo hatanga ufite byinshi, hatanga umutima wagutse ukwigwamwe abandi. Hanyuma ikindi ni umuntu azi kwita ku muryango uhereye kuwe. Mu buhamya yaduhaye nuko afite isaha sengana n'umuryango we n'abana be iyo hari mu gihugu, kandi bikaba ari indangagaciro ibaranga. Ariko si ibyo gusa, ni umwe mu bantu bakoze family therapy ku ngo zifitanye ibibazo. Yakiriye abantu benshi. Bimwe mu byo twafatanyije harimo kwita ku muryango. Imiryango myinshi yarubatswe binyuriye, si ibyo gusa yaranabyanditse. Nuko iyo ushaka guhisha umunyafrika ngo urabyandika. We ntiyabyanditse ngo abahishe, yabyanditse ngo tubisome. Banzi igitabo giheruka kivuga ibyonyi dukwiye kwitaho nk'abantu b'abagabo kugira ngo turinde ibyonyi mu muryango. Ikindi ngiye kubabwira ikintu gikomeye, ni umushumba utarakoresheje ububasha cyangwa se ubushobozi afite mu nyungu ze. Hari indahiro mujya mwumva iyo abayobozi bakuru barahira, avuga ngo sinzakoresha mu nyungu zanyu, nimbikora amategeko. U Rwanda rubohogwa muri 1994, umushumba ari mu banyabwenge bake bafite maîtrise. Hanyuma amahigo yagiye agira n'iby'Imana yamukoresheje, ubu yakagombye kuba ari umuhego. Yirata ibintu. Hari abantu bafite ibintu batahagarara hano ngo baduhe ubuhamya aho byakomotse. Bashobora kuvuga gusa ko babifite, ariko inkomoko yabyo batayivuga neza. Turamushimira ko atakoresheje ububasha afite mu nyungu ze bwite. Niyo mpamvu akigenda muri ya modoka, niyo mpamvu akiba hahandi, niyo mpamvu akibaho bwa bundi. Rata warakoze mushumba. Ariko ubundi nagira ngo mbabaze, ubundi ujya amasahani angahe? Uwaguze ikiro cy'umuceri n'uwaguze umufuka bose ntibariye umuceri. Ubu imyenda yose mufite mwaje muyambaye.
ufite inzu y'ibyumba 5 n'ufite 2 bose ntibarara mu cumba, ufite imodoka wishuye bisi n'uwazanyiye, mwese ntimwaje mu modoka. Kubaha Imana yo gufatanyije no kugira umutima unyuzwe bivamwo inyungu nyinshi. Bijya bimbabaza iyo mbonye abakire bakize ku giti cyabo bitari mu nyungu z'umubiri wa Kristo. Hanyuma ikindi navuga kuri Kanoni ni umutima wagutse ukwigwamwo bose, muvuge ngo bose. Hano hari bene wacu b'abanyamakuru, yaba cano itangiye uyu munsi arayitaba, wamutumira muri abantu 2 ngo abaganiriza, Kanoni ntabura. Afite umutima ukwigwamwo twese. Hanyuma ni umunyabwenge, mbese n'ubihakane niwe wamuhaye doctora. Ni umunyabwenge. Hanyuma ikindi, umushumba wacu ni umuyobozi. Ntashakisha, ni impano. Abantu benshi nagiye mbona bigisha leadership, ariko wazashaka pratique y'ibyo bavuga. Ari umuntu umwe yavuze ngo abakansara ngo abenshi n'ibingo zananiye. Noneho ukamujyaho ukamubwira ngo nanije ngumfashe ngo urugo rwananiye, ubwo ruheruka gusenyuka. Dufite umuntu utabivuga ahubwo ubikora. Hanyuma ikindi, arasabana. Uko aganiriza abana niko aganiriza abakuru, buri muntu wese ashobora kumwiyumvamo. Hanyuma icyanyuma, asize umurage. Ubundi umurage umuntu awutanga agiye gupfa cyangwa se apfuye, ariko we yatanze umurage akihari arabyandika. Paulo yandikira nka Filemoni, ntabwo yari azi ko azashira imyaka 2,000 ubwo rwandiko tukirusoma rukadufasha. Ubundi yari dogiteri, yari kubyandika neza mu buryo bwiza agakora igitabo, ariko ibyo yanditse icyo gihe biracadufasha. Ibyo yanditse ntabwo tuzi imyaka bizamara, icyo nzi kimwe gusa, bizaba bigifite ubuzima, kubera ko ntiyanditse ibikomere bye, ntiyanditse amarangamutima ye, yavomye ku isoko yo mu ijuru. Imana ibimunyuzamwo, arabyandika, biradutunze twese. Twunamisha amaso dusenge. Ngaruka aho natangiriye, urufatiro fondation ni ihesha inzu gukomera. Muri uku gusezera utekereza umubano wawe na Yesu, urebe urufatiro wubakiyeho, urebe ingeso zakunaniye zikigutsinda, hanyuma ubwire Imana ngo imbaraga zafashije Kanoni n'abandi bera bose nawe uzamfashe Mana. Urumva wahaguruka tugasengana. Uyu mugore watubwiza Imana ukuri, tuyibwire ngo Mwami udufashe kuzagira iherezo nk'ijya bakiranutse. Mu gitaramo cy'imihigo hari abantu ngo bitazamutera isoni kwitwa Imana yabo, azavuga ngo aba nibo bagumanye nanjye, bihangana nanjye mu byo nageragejwe byose, none data ubaha ubwami. Mana ya Aburahamu, Mana ya Isaka, Mana ya Isirayeli, turagushimiye ko waduhe kubaho muri iki gihe, igihe gikomeye, igihe cy'ubuhenebere, igihe cyo gusubira inyuma. Ariko turagushimiye ko waduhaye abantu babicitegererezo muri ubu buzima bitari byo twasomye muri Bibiliya, ukaduha abantu bavuga nka Paulo ngo munyigireho kuko nanjye nigiye kuri Kristo. Turasenze kugira ngo bihinduke ubuzima bw'abanyetorero, intege nke zacu uzihindura imbaraga, gutsindwa kwacu ubihindure gutsinda, tuba abatsinzi no kurushaho, tubiheshejwe n'Umwuka Wera, tubiheshejwe n'ubuntu bw'Imana. Muri iri teraniro uduhe guhinduka,
wigeze ubwira Mose ngo nafata abantu 70 abazane ku ihema, ngo urenda ku mwuka umurimo wubahe. Barangije bavuga mu ndimi, n'abasigaye mu ngando bataje nabo uwo mwuka arabafata, baza kubarega. Mose aravuga ngo Isirayeli bose bagahinduka abahanuzi. Icyama iritorero, icyama iki gihugu tukakira umwuka w'ubuvyeyi. Mwami, abakristo birera bakagira abavyeyi babarera mu kuri, babatoza gusa na Kristo. Turagushimiye kuzabana natwe muri byose, mu izina rya Kristo Yesu, amen.